reka mbasoze mwese abadukurikira kuri Homesingi TV, mwiriwe mute, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Dushimira Imana kuko tukiri bazima, iduhaye ubuzima, tuba tugomba gushimira Imana. Kandi nanone tujye dushimira n'abantu baba baratugiriye neza. Umuntu wagufashije wese, niba yaraguhaye icyo kurya, niba yaragucumbikiye, niba yaraguhaye amafaranga wabuze kujyana ahantu, ikintu cyose umuntu yagukoreye wowe utagishoboye cyangwa utagifite, tujye tubashimira. Ndabashimiye mwebwe buri wese wangiriye akamaro. Rero uyu munsi ko tuvuga kuri ikiganiro Perezida Kagame amaze kuvugana itangazamakuru, ariko reka mbahe ikaze mu kiganiro nanone. Ni Gatera Stanley. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Amaze gukora ikiganiro n'itangazamakuru avuga ku by'amasezerano u Rwanda na Congo basinye, ariko abantu barimo kwibaza bati kose abantu benshi bari bamukumbuye, bakeneye kumureba, bakeneye kumva icyo avuga, ariko yavuze mu rurimi rw'icyongereza. Kandi abanyarwanda baba bafite amatsiko yo kumva icyo ashaka kuvuga. Sinzi rero ukuntu bizagenda kugira ngo ajye avuga n'urunyarwanda abantu benshi, kuko hari abantu benshi batazi icyongereza. Wenda abandi bazi igifaransa, wenda abandi bazi ikinyarwanda gusa. Abazi icyongereza ndakeka ko atari benshi cyane. Rero yashimiye ubuyobozi bwa Trump ku kibazo cyo kuba leta ya Amerika yarakurikiranye ikibazo cyo mu karere ku Rwanda na Congo, kuko basinye amasezerano y'amahoro ejo bundi. Ngira ngo reka mbashirireho video mubanze mwumve ibyo yavuze mu cyongereza. Wenda turaza kugenda twongera dusobanuramo gahoro gahoro ku byo yagiye avuga bimwe na bimwe. Mubanze murebe iyi video. Ibi ni video yafashwe na New Times, irongera ifatwa na igihe.com, Igihe TV. Nagira ngo rero mbanze mbashirireho mubanze murebe. Ariko perezida arakeye, urabona ko asa neza, no gusobanura yabisobanuye neza, nuko nyine yabisobanuye mu cyongereza, ariko abatumva icyongereza murihangana. Ubwo niko aba yabihisemo nyine, kandi n'umukuru w'igihugu ntabwo wajya kugira ute kumubwira. Ariko mu itangazamakuru tuba tugomba kuvuga ibyo abaturage bifuza, kuko abaturage bari bakeneye kumureba. Hari hashize iminsi batamubona, bari bakeneye kumva ibyo ari bubabwire uyu munsi, dore ko ari umunsi wo kwibohora. Bari bakeneye kumva ijambo mu kinyarwanda. Rero we yahisemo kuritanga mu cyongereza, avuga ku Rwanda, avuga kuri Congo, avuga ku bibazo nyine byari bimaze iminsi bivugwa kuri ayo masezerano n'iki. Rero reka mbanze mbashyireho utu tuvidewo twombi muturebe, hanyuma ngakomeza kubabwira bimwe na bimwe muri byo n'ibyo yagiye avuga. So for me, I'm thankful to President Trump's decision. And by the way, even if it doesn't work, I don't think they should be the ones to be blamed. They are not the ones to blame, because in the end, they are not the ones to implement what we have agreed. They just brought people together concerned with the problem, and they've introduced a new way of approaching this problem, which has not been forthcoming from others. And so here, it's our job, it's our task for us in the region to implement that
or DRC or Rwanda to implement their part of the bargain in the agreement. But of course, it helps if United States administration remains close by to follow up and says to people, well, you said you would do this, what happened? They have some leverage over the matter. You know how the current president came to be president? He was just called to the office, and this man thought he was making a good deal, and they handed him power. Do you also know that actually there were witnesses, heads of state? Did you know that? One of them being the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta. The other one being the president of Egypt, Sisi. The other one being President Ramaphosa of South Africa. You ask to go and visit them and ask them this question. So this whole thing, you see, no, I wish they could actually come forward and say, hey, wait a minute, by the way, we know this story. the story, and the other thing is, you also know that Rwanda being blamed for M23, FCM23, Eastern Congo, blah, 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 and so on and so forth. Fine, you can blame us for doing whatever we could to make sure FDLR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for the start of this conflict, because everybody knows where this conflict started from and by who, and it is nothing to do with Rwanda. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? ngira ngo video murayibonye. Muri make nyine ubwo akagenda bacira ingingo nkeya yagiye numva z'ingenzi, kuba yashimiye leta ya Amerika, kandi ko yagombaga kuba Trump yagombaga kuba ari mu bindi bibazo byugarije isi n'intambara ya Iran na Israel, ariko kuba yarashyize umutima agakomeza agakurikirana ikibazo cy'u Rwanda na Congo, yabimushimiye. Nanone avuga ku kibazo cya M23 cyangwa M23, aravuga ati kuki kitari ikibazo cya Uganda, ati ko aba bantu baturutse mu gihugu cya Uganda. Wa mugani wakwibaza kubera iki bahora bashinja u Rwanda kandi baraturutse muri Uganda. Makenga muzi ko yari yarahungiye Uganda n'abandi kuki Uganda ye batayivuga, bakavuga u Rwanda ni ukubera iki? Akarengane ngira ngo ariko avuga ku kibazo cya FDL, avuga ati FDL ni ikibazo cyahozeho kuva kera n'ubu kiriho kandi kizabaho mu bihe bizaza haramutse hatagize igikorwa. Yashimiye nyine ubuyobozi bwa Trump administration, avuga ati kuba harabayeho no gusinya amasezerano ni byiza, ati ariko byiza nibakurikirana, ati ni uruhare rwacu kubishyira mu bikorwa. Ariko bitanashobotse bashobora kubaza ati mwemeye ibi ngibi, namwe mwemeye ko bitakozwe. Urumva rero yavuze ku ngingo zitandukanye, kandi ni ibintu byumvikana. Gusa nyine nuko abantu bari bategereje kumva ko avuga mu Kinyarwanda,
bari bategereje ijambo rye kabisa. Ikindi yavuze ni ntabwo u Rwanda arirwo rugomba gushinjwa ibya M23. M23 yavuze ko ikibazo abagiteje barazwi, barahari, ari u Rwanda. Kandi ntabwo u Rwanda arirwo rwaregwa kubera arirwo rutatangira ikibazo. Bariya M23 ngo n'abantu bavuga ikinyarwanda hariya muri kiriya gihugu, muri Congo, ntabwo bigomba kuba ikibazo ku Rwanda. Ariko yavuze ati twebwe kuba turinda umutekano w'igihugu cyacu. Icyo nicyo kintu yavuze cyane, kandi avuga ko u Rwanda rutakwihanganira abashaka guhungabanya umutekano, FDLR. Rero nyine yagiye avuga ku bintu bitandukanye nyine by'umutekano, avuga ko abantu bamwe ikibazo bakiboneye muri politiki, abandi bakibonera mu bya security, abandi mu bukungu. Avuga ko abantu babiboneye mu bukungu cyane cyane, ariko ubuyobozi Amerika yaboneye muri politiki, ibonera muri security, ibonera muri economic, mu bucuruzi mbese. Rero urumva ko yagiye avuga ku ngingo zitandukanye. Nuko gusa nyine abantu batabonye uko babyumva neza mu rurimi bumva rw'ikinyarwanda. Ariko ngira ngo perezida wenda ubutaha azarebe uko azajya abwira abantu batamva icyongereza, kuko abanyarwanda nibo ababwira, yego n'abanyamahanga baba babwira, ariko haba hagomba kujyaho wenda n'umuntu ushobora nko gusemura ahari. Hanyuma urumva ari ibyo ngibyo. Gusa nyine perezida wabonaga ko yari yambaye neza, akeye, avuga neza, asobanura neza. Ubwo abantu reka dutegereze turebe ko amasezerano bazajya kuyasinya, kuko agomba kujya gusinya na perezida wa Congo Tshisekedi, nabo bazajya gusinya muri Amerika, niko numvise. Hanyuma bazajya gusinya nabo, badutegereze turebe uko bizagenda. Hanyuma nyine haracyari ibibazo. M23 izajya he? Imirwano nihagarara izajya he? Kabila azajya he? Nawe yari yifatanyije n'inyeshyamba. Harimo utubazo twinshi abantu bagenda bibaza. So reka rero dukurikire ikiganiro, n'ibyo yagiye avuga bimwe na bimwe abashoboye kubyumva muraza kubyumva, abadashoboye nyine n'izo ngingo nkeya yagiye avugaho. Rero mbashimire kuba mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, kandi iyo mubirebye biradufasha, n'abashyiraho amakomenti mujye mushyiraho, namwe mushobora gushyiraho uko mubyumva. Biba byiza rero buriya, babyerekana ko mukurikirana ibiganiro byacu. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire umugoroba mwiza. Ngira ngo naho ubutaha ko nababwira. Bye bye.